hari ikintu kimwe nshaka ko uzitegereza. Buriya ikiremwa muntu nibitegereza tubaho ubuzima bumwe, ugasanga ubuzima bumwe nibwo buhora bwisubiramo. No gukora, twamara gukora bakatwishyura amafaranga twamara kuyishyura tukayishyura natwe, hanyuma twamara kwishyura ibyo tugomba kwishyura tugasubira ku kazi bakatwishyura, tukishyurwa amafaranga tukayishyura, gutyo hakigiye dupfiriye. Ibi bintu twumva neza ko ari ibintu bisanzwe, nyine ari ibintu biri aho ngaho, ariko impamvu tubyumva gutyo nuko ari byo twigishijwe kuva mbere tukiri ku ishuri, na n'ubu ngubu bikaba bigikurikizwa. Ariko mu by'ukuri ukuri guhari nuko buriya umutsinzi cyangwa se uzi ibintu neza azareba uburyo systeme imeze, hanyuma ayivemo ayigendere kure cyane, kuko nibitegereza nyine ni systeme ya designinzwe, ni ibintu bimaze imyaka myinshi, kandi iyo myaka nyine ntabwo dutekereza ko byashaje ngo tubivemo, oya tubyakira utyo. Ibi ni ibintu utazigira wumva neza ko wabivamo bikoroheye gutyo, kuko ba nyiri amafaranga cyangwa se babandi twita abatunzi nabo badushaka ko dukomeza kuba twamera gutyo. Iyo babona neza ko hari indi mitekerereze cyangwa se turimo turagerageza kuva muri ya systeme yabo bubatse, hari ikiba uza gusanga hari icyo barimo barakora kugira ngo ukomeze kubarizwa muri ya systeme yabo. Ariko se ndagira ngo turebere ibintu mu isura ngari, birakwiye. Muri iki kiganiro tudatinze cyangwa se ngo twirande mu magambo, tugiye kuba twarebera hamwe imitekerereze 7 ukwiye kwa adopte cyangwa se ukwiye kuba wakakira, hakagira iyindi uri buze kuba wareka, kugira ngo byibuze ugire aho wikura, ugire n'ahandi uri buze kuba wakijyana. Ikintu cya mbere cy'ingenzi cyane ukwiye kuba wamenya, ugomba gutangira kumenya abantu ugendana nabo. Nimba wumva neza ko ushaka kuba waba businessman, sinumva impamvu utagendana n'aba businessman cyangwa se udakwiye kuba wakisanga mu ba businessman, kandi nibyo ukeneye, nibyo wahoze iteka ryose urota. Iri ni ikosa rero abantu benshi dukunda kuba twakora. Nimba ushaka kuba umuhanzi, ushaka kuririmba, ni gute wumva neza ko uzagendana nanjye mu content creator, wumve neza ko hari icyo nzagufasha mu kuririmba. Njyewe nimba ushaka kuba content creator uzagendana nanjye, kandi koko bizakubyarira umusaruro. Rero nimba ushaka kuririmba, uba ugomba gushaka inshuti z'aba producer cyangwa se babandi nanone b'abaririmbyi bagenzi bawe, abo bazagufasha. Niba ushaka kuba umukinnyi w'umupira, gendana n'abakinnyi b'umupira, shaka ubucuti n'abakinnyi b'umupira. Nimba ushaka kuba waba umucuruzi, shaka uburyo umenyana n'abacuruzi, ugendana n'abacuruzi. Buri kintu cyose ushaka kuba waba cyo ugomba kugendana na ba nyiri icyo kintu, kuko abo bantu bahita bakuremamo indi myumvire, indi mitekerereze igendanye n'iyabo bantu. Apana kumva neza ko wowe, apana kumva neza ko ugomba kugendana n'abantu batari muri kariyeri yawe ngo wizere ko uzasuccessinga cyangwa se wizere neza ko nawe uzisanga muri kariyeri. Kandi mu by'ukuri uri butamoso. Rero niba ushaka gukora ibintu neza, jya iburyo, gendera mu murongo abandi bagenderamo, ugire courage, ubone uburyo bikorwa, ugire experience. Iyo niyo mitekerereze rero nshaka ko ubanza kuba wakihingamo tugitangira kumva neza ati nimba nkeneye ibi bintu ndabisanga hehe, niba ndi babingezaho, abo babikugezaho. Utangire ubagira inshuti cyangwa se ubashyire ku ruhande rwawe, kurutuko uri buze ko washyira abandi bari bose ku ruhande rwawe. Indi mitekerereze ya kabiri y'ingenzi cyane ukwiye kwihingamo kano kanya ubu turimo turavugana. Niba ushaka gutera imbere cyangwa se ukagira ikindi kintu uri buze kuba wakigezaho, ndagira ngo utangire wige ikintu cyo gutekereza ko ugomba kuba wabanza kubona amafaranga, wamara kubona amafaranga ukajya waspendinga nyuma, ariko wamaze kubona amafaranga before. Ibi bintu nubyihingamo bizagufasha, apana kwishyiramo ko ugomba guspendinga mbere yo kubona amafaranga. Reka nta mukire utekereza gutyo. Iyo ni imitekerereze y'abakene. Niba ushaka kuba umukire, iga gutekereza nk'abakire ndetse ubigenze nk'uko abakire babigenza. Abakire bose n'abantu bateye imbere bose, iki kintu nicyo kibatandukanya n'abandi bose. Mbega nyine umuntu ufite iki kintu nicyo kimutandukanya nawe nuriya, kuko umukire wese ava akagera ntabwo yigeze spending amafaranga cyangwa se ntabwo atakaza amafaranga mbere y'uko ayinjiza. Reka bivuze neza ko icyo ugomba gushyira imbere cyangwa se icyo ugomba kwitaho ni uguha agaciro cyangwa se gushyira imbere ya mitungo ubona nyine ko iri buze kuba yagufasha gutera imbere kuruta uko uri buze gushyira imbere bya bindi ubona neza ko biri buze kuba byagabanya agaciro k'ibyo ufite. Ibi ngibi ni ukuvuga neza ko nyine nimba ufite amafaranga adahagije cyangwa se ubona utameze neza, aho kugira ngo ugure bya bindi bizagabanya amafaranga yawe, wagakwiye kuba ugura cyangwa se uyatakaza muri bya bindi bizongera amafaranga yawe. Ndagira ngo ujye wibuka neza ko buriya umuhombyi wese iyo agiye kuba yaspendinga amafaranga yiwe, ayaspendinga ku bintu biri buze kuba byamushimisha cyangwa se bya bindi agaragara neza nyine nk'aho ari umuntu wateye imbere cyangwa se nk'aho ari umuntu mwiza kano kanya, ariko mu by'ukuri ku minsi igenda iza bya bintu bitiyongera mu gaciro, ahubwo byo bigenda byigira hasi.
reba ushaka gutera imbere uba ufite kwiga gutekereza mu kintu bita long term investment cyangwa se kuinvestinga by'igihe kirekire, apana kuinvestinga mu bintu by'aka kanya nabyo ubona neza ko bitaguha inyungu wumva neza ko ubikeneye, kuko iyo ubigenza gutyo nyine umusaruro uzabona ni hafi ya ntawe, rimwe na rimwe nta n'ubu hari. Ushobora kwibaza ati ni iki kintu nyine gita agaciro? Niba utankurikirana birashoboka cyane ko wakibaza ikibazo nk'iki, ariko niba nkurikirana ntabwo wakibaza, ariko reka nze ngisubiremo. Buriya nimba ubizi neza ikintu bita imodoka, kugura imodoka, ziriya modoka nyine zo kugendamo zawe, zo gutemberamo, cyangwa se moto yawe yo gutemberamo, byo gutemberaho plutôt, ibintu nk'ibyo ngibyo, ntabwo biriya bintu biba bizunguka uko ubifite. Reka uko imyaka igenda iza bigenda bigabanuka nyine mu gaciro. Nimba waraguze imodoka yo gutemberamo ukayigura miliyoni 200 cyangwa se ukayigura miliyoni 100, ndakubwiza ukuri ko ntabwo uzayigurisha baguhe miliyoni 120 cyangwa se 300. Reka azagabanuka cyane ku rwego rukomeye, kandi ntazanagabanuka gutyo gusa, uzajya usanga nawe hari ayandi wayitayeho. Ibi bikajyana cyane no kwiremera ibintu byo ubwabyo bizajya biza bikagukora amafaranga mu mufuka bikayajyana. Urugero rutoya ni nko gufata inguzanyo ariko ugiye kugura imodoka, ugafata inguzanyo ugiye kugura ibindi, ariko none bitari buze kuba byabyazwa amafaranga, kuko buri ufashe inguzanyo ugiye kugura imodoka ariko nawe igiye gukora ibintu bikubyarira amafaranga, icyo gihe ntabwo uzaba uri mu ruhombo kuko uri muri business. Ibyo ubibara bitandukanye, ndavuga ya modoka yawe yo gutemberamo ariko warinze gufatira inguzanyo wowe ubwawe utabasha kwiyishyurira. Nibyo mba ndimo rasobanuraho. Rero ntukajye ugira ngo abakire cyangwa se abandi bantu bafite amafaranga ntabwo bakunda ibintu byiza. Oya, barabikunda, ahubwo bakoresha bya bindi bafite bakabanza bakubaka ibigaragara, byamara kuba byagaragara cyangwa se bigaragara ko bifatika, bagafata kuri ya make cyangwa se ku nyungu babonye muri bya bindi bubatse bitaboroheye, bikajya gufinansinga bya bindi bibashimisha, ariko bitaragiye mbere y'igihe nyine cyangwa se batarabitakajeho amafaranga mbere y'igihe. Uko nguko niko abakire bakomeza kuba bakubaka ubutunzi bwabo mu gihe wowe urimo urarya isi. Uzige kuba wagira ute ubona amafaranga mbere, numara kubona amafaranga mbere uzayaspendinge nyuma byibuze. Ufite uburenganzira bwo kuyaspendinga, kuko ntabwo amafaranga yose winjije ufite ubona ko ari ayawe nta kibazo afite. Ufite uburenganzira bwo kuyaspendinga. Reka nicyo kibazo rero tugira kumva neza ko ibyo dufite tubifite uburenganzira bwuzuye, ugasanga byaducitse. Ikindi kintu cya gatatu buriya cy'ingenzi nanone uba ufite kwikuzamo, nanjye nawe nuriya twese tutisize. Niba ushaka kuba wakira cyangwa se ugatera imbere ukagera ku yindi level, ufite kugira ibitekerezo byo kuba obsessed cyane cyangwa se byo gusazwa n'ubukire, ukumva neza ko ugomba gukira, nudakira nta kizaba cyabaye. Kamivuge gutyo, nudakira nta kizaba cyabaye. Icyo gihe rero iyo wumva neza ko ufite iyo ntego cyangwa se wumva neza ko icyo ushyize imbere ari ubukire, dia ubushakira kutabubura, ubuhigira hasi hejuru. Ikizakwitambika cyose ntabwo uzacyemera, kuko icyo washyize imbere, icyo ukeneye ni ukuba umukire. Ese wari uzi ko buriya icyo bita irari, reka tubijyane muri context yo gukundana, irari ari ryo rituma umuntu ajya gutereta umuntu. Buriya nta rari ririho ntabwo ajya gutereta umuntu. Ntukagere rero useka umuntu ngo afite irari, kuko irari ni ryo rituma umuntu wese akora icyo agomba kuba yakora. Rero ibyifuzo byawe, kwifuza ikintu cyangwa se kwifuza umuntu, aba ari intangiriro yo kugira ngo ugire icyo uri buze kuba wakora icyo ari cyo cyose. Nimba rero wumva neza ko utagomba kuba wagira icyo kintu cyo kwifuza umuntu, icyo gihe ntacyo uzigera ukora. Ibi bitandukanye cyane na bimwe mu Bibiliya itwigisha, ko nibitegereza Bibiliya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi hari ahantu ibogamye, cyangwa se hari nk'abantu yari irimo irenkorajinga ku kintu bita ubukungu cyangwa se ku kintu bita kuba batera imbere. Ni gute wumva neza cyangwa se muri Bibiliya bakubwira ati biragoye cyane ko umutunzi azigera yinjira mu bwami bw'ijuru? N'uwo murongo nyine mbashije kuba nakurura. Byumvikane cyane ko uretse n'ibindi barimo barakwenkorajinga kudatekereza ku mafaranga cyane, ariko mu by'ukuri nutayatekerezaho cyane, nutagira ibyifuzo byo kuba umukire, ntabwo uzigera uba umukire. Uzumva nyine ko ushaka ijuru, ugira ibindi uri buze kuba wasacrificinga. Rero niyo mpamvu buriya bigusaba gutekereza ugashyiramo ubwenge bwinshi cyane. Ngewe ndakubwiza ukuri ko nimba udashaka ikintu, nimba udafite ibyifuzo by'ikintu, ntabwo uzigera ukigeraho. Nimba neza ko udakeneye ubukire, nta achievement nimwe uzigera ugeraho nyine y'ubukire wumve neza ko igushishikaje. Reka nta cyizere, nta kwifuza, uzajya uhora uri uwo nguwo nyine wumve neza ko uburyo uriho bigushimishije, nta bindi birenzaho ukeneye. Iyo rero hari intego ufite cyangwa se hari ikintu ushaka kuba wageraho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ibitekerezo byawe bitangira kugusunikira kwegera za ntego zawe.
ubizi cyangwa se ubizi, ubishaka cyangwa se utabishaka. Iyo watangiye kugira izo desire cyangwa se ibyo byifuzo, utangira kwiga gucreate agaciro, hanyuma wamara gucreate agaciro ukumva ko ibyo wakreye biri buze kuba byagira icyo biri buze kuba byagwa, cyangwa se ka gaciro wakreye abantu bari buze kuba bakenera, biri buze kuba bagakuramo amafaranga. Wamara kuyabona ugatangira kuyasevinga nk'umunyabwenge, ukavuga ati ndashaka kuba umukire, ntabwo nzaba umukire nta mafaranga mfite. Nimba ngeneye amafaranga rero ngomba kuyakoresha neza kugira ngo anabyare andi menshi, gutyo kazashiduka ibintu byose biri mu murongo bishakamo. Abazungu hari defo bagira, bakunda kuba nyine bagira, ukabona buri kintu cyose bashaka kuba bageraho rimwe na rimwe bacyanditse mu nzu cyangwa se bacyanditse aho babona. Iyo bahindukiye barakireba, iyo bagize gutya nyine barakireba, ukabona hari ikintu nyine bahora iteka ryose bareba cyangwa se bahora iteka ryose baranditse aho ngaho. Ukibaza ati ni ukubera iki? Buriya impamvu baba barabigenze gutyo ni ukugira ngo inzozi zabo batazigira banibagirwa. Ko nujya guspendinga amafaranga ugahita uvuga ati hari ibyo nshaka kuba nageraho, byibuze birakugarura. Kumenya kumva ndetse gukenera ukumva neza ko intego zawe zigomba kugerwaho kandi ugomba gukira, nayo ubwayo ni indi ntambwe iza kuba yagusunikiriza. Ko mu gihe utifuje ibintu, mu gihe wumva neza ko uryohewe n'ubukene bwawe, mu gihe wumva neza ko udashaka kugera ku byo undi yagezeho, tugenda uzigira unarwana. Ikintu cya kane cyangwa se step ya kane y'ingenzi cyane buriya ukwiye kuba wahinduraho imitekerereze guhera uno munsi. Uzi ugira imipango myiza, uplanning smart cyangwa se uplanning ibintu ubona neza ko ari byiza, ariko nujya gukora ujye ukora byihuse. Tukajya ugira imipango hanyuma ngo uyiranzike wumve neza ko utagomba kuba wayikoraho kano kanya, uyirindiriza igihe runaka, kubera ko kuyirindiriza nibyo bituma iyo mipango itagerwaho. Nimba ufite imipango, nimba ufite icyo ushaka kuba wakora, gikore kandi ugikore vuba, ushyireho n'imbaraga ahubwo n'umuvuduko. Uratekereza ko nimba ushaka kuba watwara imodoka cyangwa se nimba wumva neza ko ukeneye imodoka, ntujye no kuyiga, ntugire iki, ukicara nyine ukaba ati ndayikeneye, ukazibona zitambuka, ukamenya amoko yazo, ariko nanone nta gikorwa na kimwe ukora byibuze kibuze kuba cyagusunikira kuba wenda wagera kuri ya modoka. Bizagira icyo bigufasha, biribuze kuba byagusaba kugira ibyifuzo ugapanga, hanyuma wamara gupanga ukavuga ati okay, nimba rero nshaka kugira imodoka cyangwa se nshaka kuyimenya, biribuze kuba byasaba kwegera hari imodoka, hanyuma nkagira geste nkora. Iyo geste rero uba ugomba kuyitaho, cyangwa se ukavuga ati okay, na iki nicyo gihe, reka ngende shake nyine uburyo ndibuze kuba nakisanga ndimo ndakurikirana inzozi zanjye. Ibyo bikaba byiza kandi bikagira n'umumaro cyane kuruta uko wakicara hamwe hagira icyo uribuze ko wakora ku nzozi zawe, cyangwa se ukagira imipango myiza myinshi ntacyo uyikoraho. Ndagira ngo ujye wibuka neza ko nimba ufite inzozi zo gukora ikintu, ariko izo nzozi ntugire icyo uribuze ko wazikoraho cyangwa se icyo uribuze ko wazihinduraho, izo nzozi zizakomeza kuba zaba inzozi nyine, kuko ntiwemeye ko izo nzozi ziba realite. Buriya inzozi zawe kuba zajya mu bikorwa ni wowe utuma biba. Buriya nimba hari ikintu abakire benshi batinya kugira imipango myinshi nta n'umwe urakora. Usanga nyine uvuye ngiye gukora iki, ngiye gukora oya, usanga afite master plan ariko nta na kimwe arakora. Abashaka ko buri cyose agikore, ahubwo nagera mu murimo gutya arimo arakora icyo kintu, atangire kuba yagira indi mipango cyangwa se indi mitekerereze y'uburyo ari buze kugihindura, ariko byibuze icyo kintu kirimo kiraraninga. Buriya kuba wakora ikintu ukagitangira ni intangiriro nziza. Biba byiza gutekereza nubwo watekereza bitoya, ariko ibyo bitoya ukabiha umurongo, uvuga ati okay, ndatekereje ngiye gukora ibi bintu, ahubwo ndabihera hehe? Ukavuga ati okay, ejo nzajya gusura hariya kuko ndashaka kuba nareba ibyaho, kuko ndashaka gukora nk'ibyaho. Basure, ejo ujye kuhasura, nta kibazo, ntacyo bigukostinga kinini. Nurangiza ejo uvuga ati uzajya na hariya ndebe. Mbega nyine ikintu gitoya ukagikora, ariko byibuze kikaba, pana kugitekereza ntacyo uri buze kuba wakora ku icyo kintu. Ikintu cya gatanu rero cy'ingenzi cyane, nimba ushaka gutera imbere nanone ufite kuba wakiremamo, ugomba kwiga kuvuga ururimi rw'ibishoboka, cyangwa se kwiremamo icyizere. Buriya wari wagira ikintu cyo kuvuga ati ibintu ntabwo bizashoboka nubwo ndimo ndabikora, ukabikora ariko wumva neza ko nyine nta mahirwe ahari yuko bizashoboka. Akenshi cyane ibyo bintu ntabwo bishoboka nyine, kuko nawe ntabwo wigeze wiha amahirwe. Ariko iyo wirememo ikintu bita language of possibility, cyangwa se ukavuga ati bizakunda, byanakanga ukumva neza ko nta gikuba cyacitse, ni ibigira urugendo, none biranga, ejo bigakunda, ejo n'ubundi bikemera, ejo bundi none bikanga, gutyo. Ariko ufitemo ikintu cyo kwiyizera, udacika intege, ndakurahiye ibintu byawe bikubyarira umusaruro. Buriya hari ikintu kiba gihari, uzitegereze umuntu ukunda kuvuga ko bitazakunda, afokasinga ku bintu bibi.
niba abantu uzajya usanga nyine ururimi rwabo ni ikintu kibi kivaho gusa, nta kintu cyiza wakumva avuga. Ibintu byaranze, ibintu birakomeye, ntabwo bishoboka. Mbega nyine n'ibyo bintu bimubamo gusa, n'ibishoboka byose akabigira ibidashoboka. Abantu nk'abo bakunda kuba babona nyine ibintu bimeze gutyo. Ariko wa wundi uvuga ati nubwo byanze ariko hariya byagakwiye kuba bikunda, mbega agafokasinga ku cyo twakwita possibility, ku bishoboka, uwo muntu akunda gutera imbere. Abo bantu bombi rero uzabitegereze, uzabona neza ko harimo itandukaniro rinini kandi rikomeye. Ugomba kwiga kugira imitekerereze ivuga ati ni gute natuma ibingibi biba, how can I make this happen, ni gute natuma kiba. Iyi akaba ariyo mitekerereze uri buze kuba wagira kuruta uko ugira imitekerereze ivuga ati iki ngiki ntabwo gishoboka kuko bose cyarabananiye. Oya, ikibazo rero buriya abantu tugira, tubona igiciro biri buze kuba byadusaba, ntitubone na possibility y'uko bishoboka. Nimba kidusaba igiciro cyinshi, ibyo birahagije kuvuga neza ko bidashoboka. Ariko mu by'ukuri ugasanga hari abandi bahora babikora kandi tubona neza ko igiciro bishyura ari kinini kandi kigoye. Byange bikonde rero no kuvuga ngo nimba babikora bigakunda, bisobanuye neza ko yego wishyura igiciro kinini kugira ngo ubikore, ariko nayo aragaruka, kuko ntabwo umuntu yakora ikintu rimwe kabiri gatatu kane abona neza ko kimuhombya. Ntabwo bishoboka. Niwirimamo ikintu cyo kuvuga ati ntabwo bishoboka, nta nubwo nabishobora, icyo gihe uzajya ubona imbogamizi ugifata umwanzuro y'uko hari ikintu ugiye kuba wakora. Nimba wavuze ati ngiye gukora iki kintu, uzahita ubona imbogamizi nyinshi cyane zikwereka ko kidashoboka nyine, kandi koko ubone kidashoboka ukivemo kandi ntiwigeze unagerageza. Biba byiza rero kuvuga ati ibyaba byose ngomba gushaka ikintu kinyubaka, cyangwa se ngomba gushaka nanone ibyiringiro bikomeye y'uko ngomba kwibwira ibintu byiza. Witegereza ko nge Oliver Gray ari njye uza kukumotiva kubwira ati bikore, sunika oya, ahubwo wowe ubwawe byishyiremo, wumve neza ko icyo ugiye gukora kigomba kukubyarira umusaruro, hanyuma witegereza ati ujye wibuka neza ko buriya nagikora yitizana n'uburyo ndi bugikore gute. Ariko banza uvuge ngo nagikora, numara kubyemera nubwo waba ubona neza ko ntawe uri buhere, uribaza ati ko nabyemeye ndabikora ute rero. Iki ni ikintu cya karindwi, cyangwa se step ya karindwi y'ingenzi cyane ukeneye kwibishyiramo cyangwa se ukeneye kwiremamo ukabyarawe. Nimba ushaka iterambere guhera uno munsi, imiryango y'amahirwe ujye uyisiga iwanyu. Nuzaba ugiye guhiga cyangwa se ugiye gushaka amafaranga, nibyo kuvuga ngo amahirwe ugiye wumva neza ko byasigaye mu rugo, kubera ko ibyo ngibyo ntabwo bijya bikora mu bukungu. Amahirwe ntabwo ajya akora mu bucuruzi. Eze ku isoko urebera ibintu mu isura ngari, ureke kugenda nyine mu kigare gutyo biri aho ngaho. Umuntu ufite product nziza niwe uri buze kuba yagurisha product abantu bakeneye. Rero wita umwanya utekereza ku kintu bita amahirwe, ahubwo tumwanya wibaza ati niye product abantu bakeneye, hanyuma urebe ko ayo mahirwe abantu bavuga utari buze kuba wayarema. Ahubwo amahirwe barayarema, ntabwo amahirwe bayarindira. Amahirwe barayarema. Niba ntacyo uri gukora, ayo mahirwe kureba ibyo ukeneye, numara kubona ibyo ukeneye ubyirukankeho, kuruta kumva neza ko ugomba kurindira igihe cyawe ngo nikigera bya bindi bizaza. Ntabwo bizaza kuko byaba byaraje, benshi bakaba yari abakire, ariko dukeneye byinshi cyane birenze kwicara tukayindira. Hari inkuru nigeze kumva y'umusore wizereraga nyine muri biriya bintu bya kera, yumva neza ko icyawe ntaho kijya. Umunsi umwe yari agiye kuba yatega indege nyine agiye kugikota amasimbi, ariko nanone ari buze kuba yagaruka. Hanyuma aza kubona umukobwa mwiza wari utambutse. Uwo musore nawe ntacyo yari abaye nyine, wabonaga neza ko ari umuntu mwiza, umwana mwiza nyine agaragara neza. Abona umukobwa wari utambutse, kumubona agira imitima ibiri. Umutima wa mbere uramubwira ati nyamaraga wakagiye ukamuvugisha. Undi mutima uramubwira ati ariko se ko nyogokuru na mama bambwiye ati ibyanjye ntaho bizajya, buriya wasanga wenda nitwongera kubonana hari ikizaduhuza nanjye ubwanjye ntazi. Ariko undi mutima we ukamubwira ati ariko nyamaraga nutagira icyo ukora ntacyo uri buze kuba wabona. Wa musore yahise afata umwanzuro nyine, yumvira umutima nama we umubwira neza ko agomba kugira icyo ari buze kuba yakora, cyangwa se agomba kuba yafata action, akegera akabwira uwo mukobwa. Aragenda aramuvugisha, baraganira, yewe binakubitana nuko umukobwa yari umwana mwiza, bahana nimero, hanyuma baza no kuba bagirana ibihe byiza, baza gushyingirwa, bakora mariage, barabana. Ubu ngubu babyaranye abana babiri. Icyo ni ikimenyetso rero kikwereka neza ko buriya kubaho uri umuntu wumva neza ko utagomba kuba wafata intambwe, cyangwa se utagomba kuba watera intambwe uvuga ati ibyanjye, ibyo nkeneye njye ugomba kuba nabirwanira, nta wundi muntu uzaza ngo abirwanire kubera ko nyine ni ibyanjye. Ibyo ngibyo nabyo ahubwo bikubuza amahirwe menshi, bituma hatari byinshi uri buze kuba
wakora, kuko nyine wizera neza ko atari ibyawe, ariko mu by'ukuri aba ari ibyawe, ahubwo wowe nuko utabitaho umwanya cyangwa se nuko utabiha igihe. Tukajya wizerera mu mahirwe, ujye wizerera mu mbaraga z'ibyo ushobora kuba wakora. Nimba ushobora kuba wakora ibi ngibi, ibyo ngibyo nibyo bizagira icyo bihindura, ariko nimba ntacyo wakora cyangwa se nimba wizera neza ko uzicara ibintu bikikora, ndagukomeje, kuko buriya nta kintu na kimwe cyikora mu gihe wowe utateye intambwe, mu gihe wowe utashyizemo imbaraga uvuga ngo iki kintu ndagikeneye kandi kigomba kuba cyaba, ukabigiramo uruhare cyangwa se ukagira uruhare mu mpinduka z'imirimo yawe n'ibikorwa byawe. Rero niyo itandukanya abakire n'abantu bakennye, kuko abakire boho bafata umwanzuro wo kugenda, kabone n'ubwo babona neza ko outcome cyangwa se ibizavamo bitari granted, mbega nyine abona igitekerezo yego cyakunda, ariko nanone ntabwo abizi neza. Ariko kutagenda ntabwo biri buze kuba byagira icyo bitanga kuruta uko yagakwiye kuba agenda, agafata umwanzuro akagenda, yirukanka ku mahirwe ahari kuyabona hose. Indi mitekerereze ya karindwi buriya uba ukwiye kuba wakoraho kandi cyane, iyi ni imitekerereze izakugirira umumaro, ikagirira n'umumaro isi yose, ni ukwiga kubaka cyangwa se ni ukwiga kurema ikintu kitagushingiyeho ariko kiguha amafaranga. Reka tuvuge wenda urugero rutoya, nitangeho urugero hano. Urakeka utumvishe iri jwi ryanjye Oliver Legra, ushobora kuba waza kwiyicano, ushobora no gufungura ikiganiro wakumva ari undi wagikoze, unacyumva ugahita ukihorera, ariko ari Oliver Legra ukacyumva. Iyo rero ni defo ya mbere yanjye, kuko nyine nubatse ibintu bishingiyeho, ariko mu by'ukuri ugomba kubaka ikintu, business iyo ari yo yose itagushingiye, kuko nanone nibwo butsinzi. Anyway, nimba ukunda ijwi ryanjye uhita ukanda like ndetse ukandi na subscribe, dukomeze turyoherwe n'ikiganiro cyacu. Kadukomeze. Hano hari ikintu rero cy'ingenzi cyane ukeneye kuba wakumva ndetse ukanamenya. Abakire ba nyabo bazi ibyo barimo barakora, ntabwo bafokasinga mu kubona amafaranga cyangwa se kubona amafaranga arimo arinjira, oya, ahubwo bafokasinga mu kubaka ahantu hazaba amafaranga bo ubwabo batanahari. Bamara kubaka harangira bakajya ahandi nyine bakasigira abandi bakomeza bakora, ariko n'ubundi amafaranga yose yuzura mu mifuka ye. Niwitegereze rero ukabona ikintu kibura cyo kubaka ibintu bigushingiyeho, nuko usanga abandi barimo barabona amafaranga biryamiye, bari kumwe n'imiryango yabo, ibintu byabo bimeze neza, ariko none business zabo ntizihungabane. Ariko wowe ugasanga kubera ko business yawe igushingiyeho, wibeshye n'umunsi umwe ntujye gukora ibyaba kuri business yawe, wabibara mu nkuru. Hari ababosi nabo buriya utabasha gutandukanya n'abakozi, kuko rimwe na rimwe nyine uba usanga bo bitanga cyane aho gukuruta n'abakozi, ariko ugasanga ibyo bitangamo ntabwo uri buze kuba byagira inyongeragaciro. Nyine barimo baritanga yego nibyo, ariko amafaranga yoho nanone babona nasanzwe kandi barimo barakora. Kandi buriya iyo ugira umwanya wo kuruhuka, ukagira umwanya nyine wa wenyine, unagira umwanya w'ibitekerezo, ushobora kumva neza ko nyine ari ibintu bisanzwe, kubera ko niko abantu twakuze, ni nayo myumvire dufite, ariko ntabwo aba ari ibintu bisanzwe. Uba ukeneye kuba CEO, ugatekereza kampani, ukagira ibitekerezo bishyashya. Ntabwo uzatekereza rero resitora yawe mu gihe ari uri guteka mu gikoni, ntabwo ari uzatekereza resitora yawe mu gihe ari uri guseriva. Ugomba kuba uri ahantu unareba ahandi uburyo bikorwa, innovation uzizana nyine, just kubera iki wubatse nyine ikintu cyakora udahari, ahubwo wowe ukaba nkaho uri umujyanama kuruta uko waba umukozi muri business yawe. Ushobora kuba waba umukozi bitangira nta kibazo, ariko uko iminsi igenda ibyo bihindura. Mwakoze cyane rero kubana nanjye, mugire Imana mutibagiwe kugira amafaranga.